yagiraga umutima ukunda kuramya Imana. Yari afite umutima wagutse wo gushaka kuramya Imana. Yari afite ayo mavuta pe, agakunda kwishima. Ni wa muntu wahoranaga amahoro, akagira ubushuti bwimbitse bwo mu mutima. Niyo mpamvu turi buze kwakira ijambo ry'Imana, ariko mumfashe nanone turirimbe twakira ijambo ry'Imana. Nanone biriho byinshi byinshi cyane ibyatuma tuza imbere Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze dufatanye tunyure kimwe ibibazo byose twibaza mu mitima, bifite ibisubizo biriho byinshi cyane, biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tunyumve kimwe ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ako kantu nigeze kubabwira, hari wigeze kugaterana kuva niko shaka kuba ni ubona umuntu ashima ariko ukabona acanganyikiwe. Niba ufite ubwenge muri wowe, yes, ako niko nashakaga. LAE 874 T cyangwa se T. LAE ngiye gushimira Imana, ariko nyuma za kwitegereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma njya kwitegereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima, biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Reka muri uyu mwanya twakire umukozi w'Imana. Gifata mu ntabera bose, kisa kiyobowe indirimbo zizaririmba muri cyo
Imana izikora icyo ishaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru. Nari ndi kuri moto ntekereza ibintu byinshi, kimwe n'uko nawe muri kubitekereza amahoro mushiki wacu yagiraga. Kabese Imana nk'ubikaba itirukana twoyibaza ibibazo bingana gute, ariko kubera ko izikora icyo ishaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru, izina ryayo ricyubahiro. Sema haleluya. Ntawo yibaza ngo byagenze gute, ntawo yibaza ngo ese wabikoze gute. Icyo yakoze yabikoze kuko yabigambiriye. Tuhe Yesu icyubahiro, tuzamura amaboko dutange haleluya. Hanyuma famille n'abavandimwe mukomere Yesu arahari. Sema haleluya. Mukomere, muhumurike, icyo Imana yakoze n'icyo yashatse. Sema haleluya. Tutange haleluya. Tuzaririmba, 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 tuzaririmba. niyo mpamvu Imana yamukunze kuturusha, yamwishurije. Imana yacu nihimbaza. Niyo mpamvu wewe nubwo wakwifumbaza mureke kwifumbata, twaje gutabara bene data, abavandimwe, inshuti n'abavandimwe, kugira ngo umuntu ikintu gishobora kweyura umwijima w'urupfu ni ukuririmba, kuko tuzi aho tuzataha. Imana yacu nishingo hejuru. Rero mureke kwifumbata, naje gutabara, nimuze turirimbe kugira ngo tweyure umwijima w'urupfu. Uyu mwana ni apfuye ari muto, ariko tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Imana yacu nishingo. Amen. Reka turirimbe. Thank you.
n'abaha